urupfu rwa papa n'itorwa rye igihe cyose bitangiza imigenzo n'imihango ihambaye cyane kandi yuzuye ubwiru bukomeye na politiki by'urusobe ku mpamvu nazo nyinshi cyane zihera ku papa wa Kiliziya Katolika mw'isi yabariwe icyarimwe aba ari umuyobozi mukuru w'idini rigari cyane rirambye rinahuriyemo abegera kuba miliyaridi imwe n'igice ku isi, akaba umwami w'ububasha bwose n'uhagarariye Imana ku isi ku kigero runaka byihariye ku bizera Katolika, akaba n'umwe mu bantu ku isi b'ububasha butagira ubundi bwinshi bubaho bwa buyingayinga. No gutorwa kwe rero nabyo icyarimwe bikaba nko kwimika umwami Nyereze na mushya, umushumba mukuru w'idini icyarimwe no kurahiza perezida mushya bihurizwa ku muntu umwe, ndetse ubwo no mwishyingurwa rye ni kimwe, bikaba impamvu y'imihango n'imigenzo byinshi birimo ibikorwa kimwe igihe cyose kuva kera cyane kugeza n'ubu. Bimwe mu mabanga n'ubwiru bukomeye bikorwamo tugiye kugarukaho neza birambuye muri iki kiganiro. Kuba papa yapfuye ibyo ubwabyo si ibintu byemezwa n'uwo ari we wese, habe yewe na muganga n'umwe ku isi ufite ubushobozi bwo kubyemeza, wenda ashingiye ku kuba yanabisuzumye koko akaba yashizemo umwuka. Oya, izo ni inshingano za Camerlengue, waba ari umukardinale ushinzwe gukurikirana ibikorwa byose by'ibiro n'urugo kwa papa, akaba ari nawe ugenzura umutungo waho wose. Muri rusange aba ari nk'aho ari we mujyanama we wa mbere mukuru n'umumenyi wihariye cyane kuri dosiye zose z'imirimo ya papa. Ubu n'umunyamerika Cardinal Kevin Ferro uri muri uwo mwanya wa Camerlengue, ni nawe rero wemeje ko Papa Francis yapfuye, nta wundi ubu bifitiye uburenganzira n'ubushobozi. Icyo gihe kandi ubwo ni na Camerlengue unasigara agenzura iby'imirimo myinshi ya Kiliziya mu gihe hategerejwe undi papa mushya utorwa, ariko kandi ntabwo aba amusimbuye. We muri rusange aba ameze nk'uwerekera buri wese anagenzura uko ibyo asabwa bishyirwa mu bikorwa uko bikwiye, naho ubundi ubutegetsi nyirizina n'ubuyobozi biba biri mu nama cyangwa inteko yagutse y'abakardinali. Mu kwemeza urupfu rwa papa n'umuhango Camerlengue nawe aba agomba gukora mu buryo bumwe buzwi budahinduka nabwo, aho yegera umubiri wa papa iyo abaganga bemeza ko yashizemo umwuka, akamuhamagara mu ijwi rinini, umunwa hafi neza y'ugutwi kwe, ubugira gatatu mu izina rye rya batisimo atakwitaba noneho, cyane ko n'abaganga baba barangije kubyemeza, akaba ari buza kubishimangira ko papa yapfuye koko. Ako kanya icyambere Camerlengue agomba gukora ni ukujya gushaka umurundo w'imfunguzo zose z'inzugi nyinshi cyane za Vatikano, agafunga hose imirimo n'ibikorwa byose byaho akabihagarika. Abakardinali nabo bahita bahamagarwa bakajya guteranira Vatikano, hategurwa icyunamo n'amatora agomba kurangira habonetse papa mushya. Icyo cyunamo nacyo ubwacyo kiba ari urusobe runini rw'imihango n'imigenzo myinshi cyane bikorwa mu kunamira papa, bigasimburana umunsi ku wundi. Haba hari inteko y'abakardinale baterana bwangu nyuma y'urupfu rwa papa. Akazi kabo muri rusange kakaba ko kuganira no kungurana ibitekerezo ku buryo Kiliziya papa bapfuye asize ihagaze muri rusange, ibibazo biba biriho, ibyo kwishimira na byaho biba bigeze cyangwa n'ibishya nanone babona bakwibandaho, bakanagaruka nanone ku murage w'akazi papa ugiye yakoze. Ariko none igikomeye muri byose kikaba nyirizina icyo gutegura conclave ngo haboneke papa mushya. Iyo conclave aba ari iki? Ubu muri rusange hari abakardinale bose hamwe 252. Hanyuma kimwe no kuba papa ubwabyo no kuba kardinale nabyo ni inshingano z'ubuzima bwose, ariko kardinale umaze kurenza imyaka 80 atakaza ku kanya uburenganzira bwo kugira uruhare mu batora papa, wenda no kuko izabukuru zitatuma abasha kubishyiramo inyurabwenge yose n'ubugenzuzi bukwiye ku mibereho isanzwe y'abantu. Ubu rero 135 muri abo bakardinale 252 nibo bagomba guhura mu yindi nteko itora papa. Iyo niyo conclave y'abakardinale bamutora. Inzibacyuho y'ubupapa igihe nta papa buhari biturutse ku rupfu rw'uwari muri uwo mwanya mu gihe gitegerejwe undi utorwa wo kumusimbura, n'igihe kirangwa n'akazi gakomeye ka Camerlengue muri iyo nzibacyuho y'iminsi mike, ariko ikomeye cyane ku buyobozi bwa Kiliziya. Aba agomba gukurikirana ko byose bigenda uko byagenwe, kimwe n'imirimo yose y'inteko y'abakardinale. Conclave itora papa
ibiberamo byinshi ni ibanga rihambaye ritajya risohoka mu cyumba iberamo kirenzwe cyane ku buryo bitagomba na rimwe kugwa mu gutwi k'uwo ari we wese utarabitumiwemo, yewe bikaba ibanga aba bakaridinali bayibarizwamo barinda bajyana naryo mu mva. uwo ni umuhango w'ibanga ririnzwe cyane kuva mu myaka magana yashize, nta kirasohoka muri conclave ngo havugwe wenda ko babarijwe mu mpaka z'urudaca cyangwa bateranya amakofi, wenda ko hari abashyigikiye bamwe bakarwanya abandi, uburyo birangira n'ubundi byanze bikunze babashije kumvikana byihuse cyangwa bikaba byatinda nanone. Ku rundi ruhande nta gihe kizwi iyi conclave ikorerwamo amatora ya papa ibigomba kumara, irangira ari uko bumvikanye nyine kuri papa mushya. Nk'urugero, iyatinze cyane mu mateka yose y'itorwa rya papa niyabaye kuva mu kwa 11 ku1268 kugeza mu kwa 9 ku1271. icyo gihe abakardinali batanye mu mitwe bananirwa kumvikana kuri papa mushya, ahanini bijyanye n'impamvu za politiki zo mu bihe wari papa Clement wa kane yapfaga. Hashize icyo gihe cyose kingana n'imyaka irenga 3 nta papa wundi baratora babona kumwumvikanaho nyuma y'iminsi 1096 yose aba Gregoire wa 10. icyo gihe cyose cyaciyemo ubwo Kiliziya mu buryo rusange yayoborwaga n'inteko y'abakardinali mu nzibacyuho bita interregnum. Conclave itora papa mushya ibigomba guterana bitarenze hagati y'iminsi 15 na 20 ngo amatora akorwe, aho bakorana indahiro ko bagomba komera ibanga rijyana n'ibizayikorerwamo byose, ubundi amatora nyirizina agakorerwa muri Chapelle Sixtine ibirinzwe bikomeye muri icyo gihe n'inzugi zayo zose zidadiye. Ibiberamo imbere ari aho bigomba kuguma nta handi, bikaba iby'inkuta zayo n'abo bakardinale babarijwe mu matora bonyine bikarangiriraho. Mu bizwi byemezwa na Kiliziya n'ubundi, aho nuko aba bakardinale batora mu ibanga, buri wese muri bo ahabwa agapapuro yandikaho amazina y'umukandida ashyigikiye, ubundi amajwi akabarwa basoma amazina. Iyo ntawugejeje kuri 2/3 by'amajwi yose abarongera bagasubiramo gutyo kugeza habonetse uyagezaho, akaba ari we bemeza nka papa mushya. Amatora yarangiye, abakardinali bashoje icyo gikorwa muri ya Chapelle Sixtine n'ubundi shemine yaho isohora umwotsi wera w'umweru nk'ubutumwa n'itangazo rigenewe bose ko papa mushya amaze kuboneka. Hanyuma mu magambo, uretse icyo kimenyetso cy'umwotsi kiba cyahawe isi yose, dore ko haba hari na kamera nyinshi cyane ziba zitunze kuri iyo shemine, hasi hanateraniye benshi bahamaze igihe bategereje kwibonera ubwabo n'amaso yabo papa mushya. Umwotsi ugomba gusohoka ari umweru iyo barangije kubyumvikanaho, ariko iyo bugiye kwira nta papa mushya baratora ya shemine noneho isohora umwotsi wirabura w'umukara. Noneho birangira haje Cardinal Protodiacre. Uyu ni kardinali mukuru uba ari nk'umuyobozi ushinzwe ibijyana n'ubutabera byose no gukemura impaka n'ibindi, ari nawe ubuyoboye urukiko rukuru rwa Kiliziya, akaba ari we noneho ugomba kuza kubivuga ko hashyizweho papa mushya. Ni inshingano ze, nta wundi nabwo uba ushobora kubitangaza atari we. Abagomba kubivuga nawe mu nteruro ihora kimwe, nta byo gusobanura cyangwa ngo agire ibindi aba yarenzaho, interuro imwe gusa twese tuzi, habemus papam. Ubu kuri iyo nshuro i Vatikano akaba ari Cardinal François Joseph Mambert ugomba kuvuga habemus papam, niwe Protodiacre. Hanyuma hagakurikiraho noneho umuhango wo kugaragariza bose papa mushya ahagaze ku ibaraza rya Bazilika ya Mutagatifu Petero. Papa mushya arahirira gukorana uguca bugufi kose inshingano ze zo kuyobora Kiliziya, ubudakemwa n'ubugangamugayo burengejeho kwitangira umurimo wa Kiliziya mu bikorwa bye byose bya buri munsi, nabyo birimo inshingano zo kuyobora abakristo katolika mu cyerekezo cy'ijuru. Gutanga umugisha ni kimwe mu bikorwa bikomeye by'abihaye Imana Katolika, nawe rero umugisha we wa mbere nka papa mushya utangira aho akimara kurahira, awuha ibihumbi by'ababa bakurikiye uyu muhango wose baba barimo benshi bavuye imihanda yose y'isi berekeje i Vatikano. Kurahira kwa papa mushya nacyo ku rundi ruhande kikaba ikimenyetso gihambaye cyane cyo gukomeza kubaho no kugira ubuyobozi kwa Kiliziya Katolika mu gice kinini cy'imyizerere nayo igomba gukomeza kuba imwe n'imihango imwe buri gihe ishingiye kuri uko kwemera. Nk'ubwo ibi byose ni ibintu bikorwa uko kuva mu myaka ikabakaba 1960 yose, uhereye hagana muri za 67 ubwo harahiraga Papa Linus, ari nawe wa mbere utarabarijwe mu ntumwa za Yezu. Byose rero bisozwa n'umuhango wo gushyikiriza papa mushya ibirango by'ububasha n'ubutegetsi bwe, birema ikanzu yera y'ubupapa yambikwa na echarpe bita pallium, ndetse n'impeta ye bita y'umurobyi. Ubwo n'umurobyi w'abantu, ibyo bikamuhuza na Mutagatifu Petero intumwa, Kiliziya ifata noneho nka papa wayo wa mbere.
Inzozi Park, ihuriro ry'ibirori, ubukwe, inama, kwiyakira n'imyidagaduro. Utegura ubukwe bw'inzozi zawe, umunsi w'amavuko, inama, cyangwa se ushaka no kugira umunsi mwiza wo kwiruhukira no kwidagadura. Byose ni ukuvuga icyarimwe cyangwa se mu bihe bitandukanye, ahantu hamwe. Iyo uhisemo ko bibera mu Nzozi Park, bingana no kubika urwibutso rw'ibihe byiza mu bunyamwuga bwose. Dukodesha abera ubukwe, inama n'ibindi birori. Dufite kandi ubunararibonye mu kubategurira ibirori no gutakana amabengeza yose aho biri buze kubera. Inzozi Lounge ni bar na restaurant ufatiramo ibyo kunywa n'amafunguro ateguranye ubuhanga. Inzozi Park kandi tunabafasha kwakira abana mu myidagaduro n'udukino twabo mu mutekano wose. Gana Inzozi Park, ihuriro n'igicumbi nyacyo cy'ubukwe, ibirori n'inama, amacumbi n'imyidagaduro ku bana n'abakuru. Ahangaha ni ahantu hakwiriye amahitamo yawe y'icyerekezo cy'inzozi koko. Waduhamagara kuri 0782 33 69 32 cyangwa se 0782 64 31 62. Inzozi Park duherereye Kicukiro Gahanga hafi ya sitasiyo ya Merez.